Yes, ekipe ya Rayon Sport kabisa ibimburira ekipe ya Polisi Sesekara. Mbona Farikao mbele ya Rayon Sport kabisa ekipe ya Sport. Yageze mbele ya Polisi Sharona kabisa Azizi Basane nabo banabarika. Aba Asumani kabisa ngiye kukugira umukino kugenda binjira hano. Bakiri mugerageze ubanyerekere ishusho ryiza cyane kabisa muganga wa Rayon Sport niwe banje kubimburira abandi muguso hokamo ndabona uwo bita Captain Yusudianye kabisa asohoka kabisa agenda hekenya dore ngo inyuma arikaho nawe kabisa niwe mukurikiye dore ngo Azizi Basane inyuma yabo ngo inyuma yabo ataka international Farenganye dore ngo gatatu Ganijuru inyuma yiwe dore ngo ndamubona Lishari kabisa kutudirede twiza cyane kabisa nawe agenda aha gera cyane dore ngo ataka international Habimana Ive nawe agenda hagera Asumani Ndikumana kabisa nawe agenda hagera ubona Rayon Sport taze dore ngo uyu rero Abedi nyuma y'iminsi nawe kabisa atagaragara uyu munsi aragaragaye inyuma yiwe ndahabona umusore bita Cindy Polo nawe kabisa agenda agera hano kuri Kigali Pele Stadium kandebe undi ugiye kugenda asohoka kabisa muri bisi navuga ngo uretse abakinnyi nk'aba Vinu ejo bivumbuye batakoze imyitozo dore nguwo Didier Taichi wavuye muri Polisi kabisa ugiye guhura nawe dore nguwo kabisa Kabange kapitene nguwo Kitoga dore nguwo inyuma iwe Fisto kabisa nawe agenda ahagera nguwo Rushema Chris dore nguwo Kwizera Olivier gishweka kabisa umuzamu kabisa uri kwitwara neza bavuga bati agomba guhamagarwa mu Mavubi kurundi ruhande kabisa araba baje bitwaye ndamubona Aimable ndamubona uwumukiza Obedi baje batwawe na Bayisenge Emery kabisa bo babaje ukwabo kabisa nk'abantu baturanye kabisa jya muri comment umbwira ukuri kubona ino match iri burangire kabisa Rayon Sport kabisa navuga ngo iruze ni Rayon Sport nabonyemo Chimanga ntagaragaye nk'umudefenseur wari umaze iminsi yitwara neza kabisa Vini ntagaragaye nkunda match ugenda unanyibutsa abandi batagaragaye na Chimanga ndetse na Ntuza na Ben Azizi Dawo nawe ari mu bakinnyi batagaragaye ahubwo se ku kijyanye n'abazamu ko nshobora kuba mbonye umuzamu umwe gusa ni nkunda match kabisa iri shusho nta wundi muba murikesha hano hose mukanyagiye kuba barambikiraho match live kabisa mujye mu mukunde Bayisenge Emery agenda aganira gake na mpuzamahanga Karikeza bagenda baganira gake Karikeza muramubona Karikeza manuka muri comment umbwire ukubona ino match iri buze kurangira nibihura jezi yawe impano ya jezi muri Hopline Sport ndaza kuba nyigwa cyane reka rondeke kubarambira mbaterekereho uko abakinnyi ba Rayon Sport bageze hano. Yes, ekipe ya Rayon Sport kabisa ibimburira ekipe ya Polisi Sesekara mbona Farikao mbele ya Rayon Sport kabisa ekipe ya Sport yageze mbele ya Polisi Sharona kabisa Azizi Basane nabo banabarika. Aba Asumani kabisa ngiye kukugira umukino kugenda binjira hano. Bakiri mugerageze ubanyerekere ishusho ryiza cyane kabisa muganga wa Rayon Sport niwe banje kubimburira abandi muguso hokamo ndabona uwo bita Captain Yusudianye kabisa asohoka kabisa agenda hekenya dore ngo inyuma arikaho nawe kabisa niwe mukurikiye dore ngo Azizi Basane inyuma yabo ngo inyuma yabo ataka international Farenganye dore ngo gatatu Ganijuru inyuma yiwe dore ngo ndamubona Lishari kabisa kutudirede twiza cyane kabisa nawe agenda aha
gera cyane dore nguwo ataka international Habimana Ive nawe agenda hagera Asmani Ndikumana kabisa nawe agenda hagera ubona Rayon Sport utaze dore nguyu rero Abedi nyuma y'iminsi nawe kabisa atagaragara uyu munsi aragaragaye inyuma yiwe ndahabona umusore bita Cindy Polo nawe kabisa agenda agera hano kuri Kigali Pele Stadium kandebe undi ugiye kugenda asohoka kabisa muri bisi navuga ngo uretse abakinnyi nk'aba Vinu ejo bivumbuye batakoze imyitozo dore nguwo Didier Taichi wavuye muri polisi kabisa ugiye guhura nawe dore nguwo kabisa Kabange kapitene nguwo Kitoga dore nguwo inyuma iwe Fisto kabisa nawe agenda ahagera nguwo Rushema Chris dore nguwo Kwizera Olivier gishweka kabisa umuzamu kabisa uri kwitwara neza bavuga bati agomba guhamagarwa mu Mavubi kurundi ruhande kabisa araba baje bitwaye ndamubona Imable ndamubona uwumukiza Obedi baje batwawe na Bayisenge Emery kabisa bo babaje ukwabo kabisa nk'abantu baturanye kabisa jya muri comment umbwira ukuri kubona ino match iri burangire kabisa Rayon Sport kabisa navuga ngo iruze ni Rayon Sport nabonyemo Chimanga ntagaragaye nk'umudefenseur wari umaze iminsi yitwara neza kabisa Vini ntagaragaye nkunda match ugenda unanyibutsa abandi batagaragaye na Chimanga ndetse na Ntuza na Ben Azizi Dao nawe ari mu bakinnyi batagaragaye ahubwo se ku kijyanye n'abazamu ko nshobora kuba mbonye umuzamu umwe gusa ni nkunda match kabisa iri shusho nta wundi muba muri kesha hano hose mukanyagiye kuba barambikiraho match live kabisa mujye mu mukunde Bayisenge Emery agenda aganira gake na mpuzamahanga Karikeza bagenda baganira gake Karikeza muramubona Karikeza manuka muri comment umbwire ukubona ino match iri buze kurangira nibihura jezi yawe impano ya jezi muri Hopline Sport ndaza kuba nyigwa cyane reka rondeke kubarambira mbaterekereho uko abakinnyi ba Rayon Sport bageze hano